Yes, ndagushimiye cyane kandi nguhaye ikaze ku biganiro bya Isezerano TV. Nizera ko aho uri hose ukomeje kugenda umererwa neza cyane. Ni iby'agaciro cyane kuba mwahisemo kuza kureba ibiganiro byacu kugira ngo uko bwije n'uko bukeye nyine bigende birushaho kugira icyo bibungura. Reka nguye ngo rero we uhisemo kuza kureba iyi video, uramutse wumva hari igitekerezo ufite cyangwa se ari icyo ushaka kudusangiza, ushobora kugenda yara muri comment ugatanga igitekerezo cyawe cyaba kivuga kuri inkuru cyangwa se wenda n'ibindi byatuma dukomeza kugenda dukora neza. Nanone kandi biremewe kuba wafata iki kiganiro ukagisangiza abandi kugira ngo ibyo dukora n'ubutumwa butangirwa nganyine kuri Isezerano TV bibashe kugenda bigera kuri benshi ndetse binagire kure hashoboka. Uyu munsi rero twafasha akanya kugira ngo twiganire ku nkuru zigiye zitandukanye, ariko iyo tuza kwibandaho cyane ni inkuru y'urukundo, inkuru nziza cyane isa nk'iyagiye ivugwaho n'abantu benshi batandukanye bitewe nyine n'uburyo ki aba bantu babiri birumvikana ko nyine urukundo iyo tuvuze urukundo ruba ruri hagati y'abantu babiri. Iyi nkuru rero yagiye ivugwaho byinshi bigiye bitandukanye, ariko nyine umunyarwanda we yarabivuze ngo urukundo rujya ushaka. Niko bimeze rero. Uyu mugabo witwa Muhirwa Andereya, n'umukobwa cyangwa se n'umudamu witwa Niyibishaka Ange. Aba ngaba rero inkuru yabo navuga ngo ni imwe mu nkuru zasomwe cyane muri ino minsi kubera uburyo ki urukundo rwabo rutangaje. Uyu mugabo witwa Muhirwa Andereya cyangwa se Muhirwa Andre, biravuga ko yabanye n'uyu mukobwa witwa Ange amurusha imyaka 29. Ibintu bidasanzwe cyane, bidasanzwe ku bakobwa bashaka abagabo barusha imyaka ingana gutya. Ariko ikirenzo cyangwa se gitangaje cyane n'uburyo ki uyu mugabo ari umuntu wiberaga mu nka, ari umuntu wiragiriraga inka nawe zitariza, bivuga ko zari za murumuna we, ariko akaza kujya nyine akaza kugira gutya akarabukwa iki kizungerezi, bakaza kubana. Binavuga ko umukobwa we yabashiye kujya mu ishuri ndetse akabanza kwiga, akaba yarangije amashuri yisumbuye. Navuga ko ni inkuru zidasanzwe kubona umuntu utarigeze yakandagira mu ishuri, wiberaga ngo mu nka, no kubona umukobwa warangije amashuri. Akenshi usanga bitaba byoroshye, ariko nyine kubera ko wa mugani bavuga ngo urukundo rujya ushaka, byaje kuba impamo kuri aba bantu. Muhirwa rero Andereya waragiraga inka za murumuna we, akaba atarigeze akandagira no mu ishuri. Bivuga ko yaje guhura n'uyu mukobwa witwa Ange. Bivuga ko yakoraga akazi ko muri restaurant, bakabaza kumenyana bisanzwe, ariko uko bagenda baganira biza kuvamo ubucuti bwatumye mu cyumweru turimo turasoza cyangwa se kuri uyu wa kane washize barushinga. Ubu akaba bari kubana nk'umugabo n'umugore. Muhirwa rero ufite imyaka 50, mu gihe Niyibishaka Ange afite imyaka 21 y'amavuko. Baje kujya gutya barabana, ibintu bisa nk'ibitamenyerewe cyane ku bakobwa. Uyu mukobwa ngo yakunze uyu mugabo nta kindi amukurikiyeho uretse urukundo no kubaka urugo nyine, kuko bivuga ko uyu mugabo nta butunzi yari afite, nubwo yabaga mu nka zitari zabwo zari za murumuna we. Aba bombi rero ngira ngo dukurikije amakuru yagiye atangazwa, aba bombi bavuka aha mu gace ka Gasogi, aho ni mu karere ka Gasabo nyine, ari naho bivuga ko bamenyaniye bakaza gutangira gukundana. Byaje no gutuma nyine bashyira cyangwa se batangira urugendo rwabo rwo kubana ku wa 11 cyangwa se ku itariki ya 11 Werurwe uyu mwaka nyine w'ibihumbi 2021. Ngira ngo mu kiganiro uyu mugabo yahaye igihe, yavuze ko yarishimye cyane. Avuga ko ari iby'agaciro ndetse aza no gutangaza uburyo ki yamenyanye n'uyu mukobwa. Bivuga ko mu kumenyana kwabo uyu mugabo yabaga yibereye mu nka, ariko rimwe mu gihe yararagiye aza kumva uwo mukobwa cyangwa se aza kubona umukobwa, biza gutuma nyine babasha kugenda baganira. Uyu mugabo rero ngo yahoraga aragiye, ariko umuryango we rimwe na rimwe ukaba wagira ibirori cyangwa se bagakora n'ubukwe ntibimenye n'igihe, cyangwa se umugabo ntamenye igihe
ubwo bukwe bwabereye. Ntabwo ashobora kumenya ngo ibirori bagize umuryango we byabaye ryari, kubera ko nyine yihoreraga mu nka. Ariko ngira ngo mu minsi yashize Imana yaje kumutera iteka nawe nyine ibyo yumvaga mu nkuru cyangwa se atabonaga, nawe aza kubyibonera imbona nkubone nawe ari we birimo biraba. Ngira ngo aganira n'igihe yavuze ngo Imana yankoreye ibitangaza. Avuga ko Imana yamukoreye ibitangaza, avuga uburyo yagiye agaragaza uburyo ukuntu byagenze kugira ngo akundane n'uriya mukobwa. Bivuga ko ubusanzwe yiberaga mu nka, nta mwanya wo gutembera yagiraga, ariko nyuma ngo aza kwicara arimo aratekereza, nibwo yibajije ati se nzakomeza kubaho mu buzima nk'ubu bwo kuragira inka cyangwa bizagenda bite, cyane ko nyine afite imyaka isa nk'iyigiyeho imbere. Ariko avuga ko yaje kumva ijwi rimubwira ko agomba gushaka umufasha. Umugabo rero unabyihamiza cyangwa se unatangaza ko yakundaga Gatama cyane, nubwo ako Gatama avuga ko atari ko katumaga adashaka, ahubwo ko igihe cye nyine cyari kitaragera. Anavuga ko kandi ako Gatama nubwo yagakundaga atagasomaga cyane, ku buryo byari kugira ko biza kurenga urugero, cyane ko yaza kuba yarabikoze nyine yagomba kuba yaranabyaye. Ngira ngo yakomeje avuga ko abagabo benshi b'inshuti ze cyangwa se n'abandi bantu benshi batandukanye bavuga ko kuba adashaka urugo cyangwa se atashaka umugore ari ubusinzi, ariko we ngo yabasha kubihorera kubera ko nyine nta kindi agomba kubikoraho. Ariko we muri we yarazi ko igihe nikigera byanze bikunze azabikora. Avuga rero ko mu gihe kimwe yaragiye aza kubona uyu mufasha witwa Niyibishaka amunyuzeho, bituma nyine baganira bagenda bakundana kugeza ubwo ejo bundi urukundo rwabo rwashyizwe mu buryo nakwita bwo kubana, bakabana nk'umugabo n'umugore. Yavuze ko yamunyuzeho haragiye inka za murumuna we, hari mu mwaka ushize nyine batangiye baganira, biza kurangira bivuyemo urukundo. Uyu mugabo rero afata umwanya wo kugenda ashakisha cyangwa se abaza abantu bagiye batandukanye kugira ngo bamubwire ku mico n'imyitwarire y'uyu mudamu we, aza gusanga ni myiza. Atangira kumwereka urukundo, barakundana, ariko biza kujyana nubwo noneho amwereka umuryango. Ubwo rero baza kumva noneho igihe kigeze kugira ngo bapange ubukwe, ariko baza gusa n'abazitirwa nyine n'iki cyorezo cya coronavirus. Ngira ngo murabizi cyatumye ubukwe bumwe na bumwe bugenda buhagarara, ariko bavuga ko mu gihe iki cyorezo cyasaga nk'igitanzaga henge nyine ejo bundi aribwo bafashe umwanzuro wo kubana. Uyu mukobwa wasizanye rero na Muhirwa biravuga ko yasoje amashuri yisumbuye mu bijyanye n'amateka, ubukungu ndetse n'ubumenyi bw'isi. Noneho rero n'umukobwa numva ko nyine yarize yageze mu ishuri, ariko Muhirwa we akaba atarigeze yiga. Muhirwa rero yavuze ko kuva yamenyana n'uyu mukunzi we yagiye ahinduka kugeza ubwo noneho n'aka Gatama yaje kugira igihe asa nk'ukaretse, cyane ko yavuga ko nyine uyu mukunze cyangwa se uyu mudamu we yaje kumuhindura ubuzima, bigatuma nyine agenda arushaho kuba umugabo nyawe. Yavuze ko mu gihe we yirebaga yumvaga nta ejo hazaza afite, biza gutuma nyine yiyumvamo cyangwa se atangira gutekereza ko agomba gushaka mu rwego rwo kugira ngo nyine wenda n'ibibazo yagenda ahuraga nabyo cyangwa se n'ibindi yatekerezaga bigende bigabanuka. Ari nabwo nyine yaje guhura n'uyu mudamu we Ange. Ngira ngo arabivuga neza cyane ko yatangarije igihe ko afata umudamu we nk'Imana, nk'igitangaza Imana yamuhaye, avuga ko ari nk'Imana yabigizemo uruhare kugira ngo ahure n'uyu mudamu. Ubusanzwe Muhirwa ni imfura mu bana batanu, akaba ari imfura y'iwabo nyine mu muryango, aho bafite abakobwa 2 n'abahungu 3. Akaba nyine uyu munsi nawe akaba ari umugabo. Muhirwa rero yakomeje aganira avuga ko ari ibintu by'agaciro kuba uyu munsi yubatse urugo, nubwo arusha imyaka myinshi uriya mukobwa, ariko kuri we nyine ngira ngo urukundo ni urukundo, nta kindi wabivuga. Uyu mukobwa rero nawe cyangwa se n'umudamu yaje kubaganiriza igihe, nawe babwira ko ahura bwa mbere n'uyu Muhirwa we yahise amwiyumvamo, ntarumva nyine byatinze ahise amukunda. Avuga ko baganiriye
aza kumuyumvamo aramwishimira cyane, bituma nyine uko umugabo agendaga amukunda nawe agenda amukunda, ariko umukobwa yakagenda amubaza ati se ko watinze gushaka byagenze gute, ariko umugabo yamubwira ko icyari cyatumye adashaka cyangwa se atinda gushaka yari atarabona umunyura umutima we. Nubwo yakundaga Tama rero, ngo uyu mukobwa nyine yakomeje atangaza ko yaje kumufasha akaza kukareka, biturutse mu kuba nyine yarabimusabye. Avuga ko rero no mukobwa abantu batandukanye bagiye bamuseka nyuma yo gushakana n'uyu mugabo, ariko we akavuga ko yagiye abima amatwi kuko nyine we bamubwira ngo yese gushakana n'umusaza yabuze abandi basore, ariko we akabasubiza ko kumukunda bitapfuye kuza gutyo nyine, kandi atamukunde kuko yari afite ibintu, ahubwo yamukunze kuko nyine yumvaga ari rwo rukundo nyarwo, kandi akumva ko nyine uyu mugabo Muhirwa yaranyuze uwo mutima we. Ubu aba bombi babana mu nzu ya mushiki we, ubwo nyine Muhirwa n'uyu mudamu we Ange babana mu nzu ya mushiki we, cyangwa se ya mushiki w'uyu mugabo nyine, bivuga ko yabaye yibatije aho batuye i Nyamata mu ntara y'Iburasirazuba. Iyi nzu rero akaba yaraje kuyihabwa na mushiki we nyuma y'uko abonye ko nyine uyu musaza wa Muhirwa yateye n'intambwe, akaza gushakana n'uyu mudamu nyuma y'imyaka 50 yari amaze nyine ari umusore, ariko nawe Muhirwa akaba avuga ko igihe nikigera nawe ateganya kuza kubaka cyangwa se ateganya kuzubaka inzu ye akaba yabanamo n'uyu mudamu. Ngira ngo murabyumva ko rero ni inkuru isa nk'itangaje, inkuru nziza, benshi bakunda kuvuga ko urukundo rutakibaho cyangwa se bigoye cyane kubona umukobwa nk'uyu nguyu ukiri muto. Umukobwa ngira ngo muri kubona amafoto, ni umukobwa mwiza cyane ushinguye umeze neza cyane, waje no gusuza amashuri ye, ariko ibi byose yarabyirengagije ahubwo akunda umugabo twakwita nk'umushumba, nk'uko nyine benshi babizi, waragiraga inka za murumuna we atitaye kuba ari umushumba, atitaye kuba atarize, ahubwo amukundira kubera ko nyine nawe yabonye ko amukunda. Reka nkubwire ngo rero inkuru zacu zose yazigenda ziza, inkuru zitangaje, inkuru zigenda zivugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye, tuzagerageza kugenda tuzibagezaho. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukora subscribe, ukajya ureba ibiganiro byacu, kandi ndetse ukaba wanabisangiza n'abandi kugira ngo uko bwije n'uko bikeye bigende birushaho kugenda bigira icyo byungura mu buzima bwanyu. Reka nkubwire ngo rero komeza ukurikirane Isezerano TV, ibiganiro byacu byo birakomeza nakagaruka.